Bahaye ikaze abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza umwego tubana umunsi ku wundi ndabasuje cyane rero uyu munsi ndi kumwe na Alexandre ndetse na Shakira nyine umudamu wiwe turi kuganira nabasuye murabizi ko bushize naganirije Shakira natubwira uko byara bimeze kwa muganga ndetse nyuma nza mu rugo ndagaruka nje kumufasha umwana ko Shakira agiye kwa muganga nyine kugira ngo bakomeze kumwitaho rero uyu munsi navuze ati uyu munsi ntabwo Shakira agiye kwa muganga ariko mbasure nubwo bwije twumva uko bimeze nyine uko babayeho muri iyi minsi cyane ko bushize twaganiraga bari kuvuga ko bagiye gushaka umukozi twumve nimba baranamubonye nyine tubahe felicitation ko muri kongorera nawe noneho Alexandre niyo wayura noneho utangiye kwayura bamusimbuye nta kintu kiri mu nda ashonje wagaburiye umugore wa mugabo ugiye kuzana ibiryo se maze rero namwe rero nta bihari se ubu nta biryo bihari nta biryo bihari Shaki buri munsi uko nza mubwira ngo nta biryo bihari cyangwa mugira ngo mutamu tugiye twasanga byahibya nijoro nako ufite umukozi none se byakumanywa mugira ibyakumanywa bihirirwa bikageze nijoro mugabitekera hari igihe mushaka guteka ibyo kumanywa ntibishire ntabwo twabishoboka murapima ibyo tumara ibyo gusigaza nese ko ari kwayura nta n'igikoma giharenga ngo igikoma ngiye kugiteka mu kanya sharaba yanogotse ntagashonje kazi kabaye kenshi Shakira kare nk'umuntu urari nkera mbona zirara ahubwo ese ziragasha bitatu byo kwa muganga byansaziye ko mwareba nk'umuntu ufite ibitotsi bitazamushiramo ngo twashatse umukozi tumushakishije iki nawe ushinyagura ariko mbabaze mw'abantu twashatse umukozi mwese muzane mu iki nawe rekeraho harya ariko ikibazo afite kirakomeye ntabwo umuntu wese yayura kubera ko ashonje ni ukubera iki Shaka hari upayura wenda warambiwe cyangwa unaniwe cyangwa ufite ibitotsi wenda afite ibitotsi da ariko ndanashonje ko navuga gushonza akakureba bagiraga kurya ntagire nyine areba uko yangenze ni ukugira vuba tukareba ko tukugenza ukarya Shaka umeze utese daho nyine ubuzima buri kugenda gake gake bose uri koroherwa ndimo ndoroherwa ko tuba koroherwa so kwangumba arabeshye kuze igisebe cyorerwa gute ku igisebe kirorerwa ko umuntu akira aya kibishaka kuba kiri kwibumba kiri cyahari kwibumba urahabonye ushaka kuzimbara akajya ngo bizatwara amezi abiri ariko si bukirasa ni neza ni iroti ariko se dore hano n'iroti wivuga ibyo bintu atakiri ubu ugiye kwirira inyama y'iroti akumva uri kuvuga igisebe ngo miri hano abantu ntibayizi kugira ngo ni iroti yo muri bashira ntafatane kuko bora nta baganga batubeshye urahazegera ntafatane ngo tutegereze nta gipfuko kiriho se oye kiriho barapfuka ko kiriho ariko nyine ntabwo adoze ararangaye kurusha kandi ngo bararangaye wagira ngo harasamye gutya undi harasamye rase nkubeshye harasamye undi harasamye burase nk'iyo bashije kwa muganga nimba mwarabashije babwiye ko bizafata igihe kingana iki kugira ngo nyine hibumbe niba abaganga se kuba bakubwira ko biri kugenda bikira nyine ngo ko biri kugenda ngo hegerana wose ubona hegeranye ndetse ndahareba ubundi uko ubona muganga niko akubwira uko mujye mureba namwe ariko uwakora igipfuko kujya kureba se umwanda wazamo igipfuko kiriho aho byabaye ntabwo bikunda njye nahabonye rimwe cyahumutse igipfuko cyaromotse na mudokiteri wari wahamagara ngo bongere bacyomeke reba wenda ibyo nkubitwa ni abantu bazegerana we bazinda ku cyano igice kimwe kirasa ariko ni gato ngo ni gato ngo ni gato no ruhande gatoya se gute ko ari uko nyine ubwo hari kugenda hegerana harimo icyobo ariko nyamico gatoya harimo icyobo mwana Shakira barimo icyobo ugenda n'icyobo gendana kibonye wakumira humura ariko ngiye mba mbona inyuma nkabona urakomeye nkibaza aho hantu ukuntu hameze n'ukuntu mba mbona umeze ariko ntabwo bimeze nka mbere bundi uko bagenda kumwoza ari igisebe ariko ntababara mbere y'umwana yarababaraga akarara yihinnye ashinyirije akiyemenye umwanda
iyo mbimenya kare nkamenya ko ari infection tuba twarahise tujya kwa muganga hakiri kare mukabifatira ko nta bimenyetso twari ariko twabimenye bije inyuma. ariko se Shakira ko narinzi ko afite iwabo basobanutse waje se banakubwire bamfasha bati babigenza gutya gusa we nimba tudahura ibyo izo nama zajya kuzima gute maze hari ikibazo ufitanye n'iwanyu Shakira cyihariye wenda twavuga buriya hari igihe umuryango nyine mutandukana gusa ngingi famille ko nta kibazo dufitanye ko batashe iyi viziyo turimo umuntu asigaye amenya imiryango yiwe yararyanye nyine hari igihe wenda ntabwo umuntu wabwira ngo byangendekeye ngo byiteho yitekereza ibye bikarangirira ariko ni ukubaho ubunyamaswa ntabwo wavuga ngo hanyuma mfite ikihe kibazo baba bifitiye ibyabo nyine bumva ko nimba warashatse umuntu ashatse nyine gushaka niko bimera niko zuba umugabo niko bimera nyine ugomba kumenya ibye nta kuvuga ngo abantu baraza bakwirukaho mbese bavuga ko ariko zuba ko wamugana ariko zuba ko se ko ari abarwanira mu ngo n'ibibazo kubera ko hari uburyo ushaka mu muryango impamvu nari mbivuze gutyo ukaba wagirana na famiye akabazo uraturya kandi ubimenya arayuye mbona arangiti kwayo mwese mu nzara irabishe sinzi n'ikiri bwonso wapi niwe ubinteye birango iyo umuntu yayuye umureba nawe uhita wayuye mukana nye ndayura uri kumva hari igihe iyo bigenze gutya wenda hari igihe umuryango mushaka kugirana n'ikibazo wenda nyine wenda nkuko ubushize wabanye na Alexandre batabishaka kubavuga ngo gukwanga ubukwe nyine mukabana batabyishimiye bikaba wenda byo byatumye nyine nubundi bakureka bakavuga ati rwarize nyine rwana n'urugo rwawe n'umugabo wawe washatse bikaba nabyo biri mu bintu bituma batagukurikirana numva nyine ari nk'iyo mpamvu kuko ndi mu rugo nta kibazo twari dufitanye nanjye ndumva mbeshye ibyo ushobora urabyumvise kurana no uri kugitegereza bakuba impamvu niyumva nayimbwire impamvu nyine ko mu rugo batari kunkurikirana nk'uko byakagenze iyo mpamvu nyine batari gukurikirana Mana nyemere gutuma nseka cyane kuko nyine impamvu nari mvuze warumbajije ngo ni ikihe kibazo cyari cyo kuba batari kumenya nyine impamvu yaba ari umugabo kuko mwabanye bashaka ubukwe niyo mpamvu nyine kuko nyine ndi mu rugo nta kibazo twari dufitanye ariko aho nashakiye mbese babaye nk'abanyweye amaboko babigize ikibazo kinini cyane kugeza aho narwaye ntagire n'umunsi wo akajosi kabaye nka ntuza unyibukije tuza karagiye nta mabere afite unyibukije n'amafaranga yari kukondora ashiriye mu bitaro unyibukije wa mutantine wa mama nyina wabo ngo yabaye umweru cyagiye kuko wabaye umweru ngo amaraso yamushizemo ariko ubu ngo wenda binabayeho wenda ni izo ndwara zagiye zimfataho ntabwo ari ikibazo cy'imibereho wenda ko ataje se kureba ariko se waramuhamagaye Shaki wagerageje no kumuhamagara byira n'umugabo ubwe yaramuhamagaye turamubwira ati turi kwa muganga yagize ikibazo kiniki tunabyara twarayimubwiye ngo mwihangane ibyo gusa ibintu byo byarakomeye ariko imiryango y'iki gihe byagenze gute muvuga muri muzima yagize ibibazo ariko wenda n'abayafite nabo ntibayatanga bagira ubuvuzi erega niyo ubwiye umuryango wawe ukomeze ntabwo ubatse amafaranga ubatse wenda n'ubundi bufasha nk'uko muri kwa muganga wenda ayo mafaranga 10,000 ntabiguhe ariko akugemurira buriya no kwereka umuntu ko muri kumwe mu kibazo nabyo biramufasha ego basi wenda nimba utanamuhaye n'ibyo byose basi muganiriza yego rata ni ukuri baby nge turi kwa muganga hari abantu baduhamagaraga nta n'ikintu bafite cyo kuduha nta n'ingemo bavuga ati wenda turaje tubagemure ariko byone baduhamagara tukabwira ko tumeze ukabasha kutuga ati rero nibiramuka bigenze neza uzitware gutya gutya hari inyigisho bamaye kandi ngiye kuzakurikiza ubu rero ibyambayeho sinzi ko byakongera kuba kubera iki kubera aba bantu banganirizaga bakampumuriza uhita wumva ko utari wenyine rero iyo nza kumenya izo nama zose naragira ibibazo nk'ibi ngibi ntabwo tuba twarabigezeho nyine ibibazo ntabwo biba byaraje nanone rero abantu basi babaye hafi yanjye bakanganiriza genda bashimira cyane bakomeza kuganiriza batuganirize batugire inama bakuganirize gusa buri n'ibyo
oya banatugire n'inama nose ubufasha bwose ko bakwiganiririza rero shakira ni mu muganiriza ibyo akeneye oya ubufasha bari bwinshi ariko ariko basi umuntu wenda atanga uko yifite. ubwo afite nta kibazo rero na byose ndabishima se ko mbona shakira nanutse mbadi mu maso ngende mbona mu hose maso si no yarananutse. maso tukubu kandi atwitiye twakoze twakoze bwa mbere kibyara abona ukuntu yanganaga yarabyibushye ndabona yarananutse we si ubu wahora mu bibazo nka biriya koko ntunanuke basi ijye wihata urukoma niko bimeze yewe uru rugo rurimo ibibazo byinshi kandi ngo ntabwo nshonje yawe kuvuga ngo ntabwo nshonje bebe wowe ntabwo ushonje ntabwo ushonje ufite inyota afite icyaka afite icyaka mfite icyaka Alexander nk'ubu uramutse uhuye n'umuryango wa Shakira ni iki kintu wababwira ntacyo ntacyo se umuntu abura icyo abwira abantu ubu nta kintu wababwira kuduhura gute se duhura bijyanye no gute duhura ese ubu ngubu nta muntu ntabwo iwanyu baza Shakira hano hano kudusura se yego gusa umuntu utaragusuye kwa muganga ukeka ko yaza kugusura iwawe yumva warageze mama wawe ariko se urabyara abantu ntibaguhembe ngo bazagusura ubundi umuntu utaragusuye uri mu bibazo uri kwa muganga sha sinyambiteganya ngewe ko bazaza ku buryo na mama wawe wenda papa wawe tumureke ku buryo n'umubyeyi atavuga ati reka ajye kora kuzukuru wenda se umwuzukuru wa mbere afite ariko se ntabwo mba numva ikibazo abantu bagira ariko uburyo atajya gusura umwana we ari cyangwa n'ibyo bindi bavuga ngo kuko nta bukwe utasezeranye nako nta mariya nta bukwe wakoze ngo ntiyaza mu rugo utakoye ngo kirazira ngo ukwe ngo ntabwo iwanyu baza mu rugo basanga ari iyo migenzo bagenderaho nabyo kandi bibaho mu kinyarwanda abantu ba kera barabikurikiza ngo ni amahano ngo ni bigasaba ko kugira ngo basubire muzajya baba bakora ni menshi baba batazi n'ibyo bishyiramo byose bivuze ubwo niba bagendera kuri ibyo bazazana ari uko wakuye Alexander biragusaba gukora rero kugira ngo urugo rwanyu rugendwe n'iwawe ibibazo mfite noneho mushyiremo ngo nibyo gukora twabuze n'ay'umukozi tugiye kubona yo bazabireka konsora kugira umuntu agusara kujya gukwa ibibazo ndimo nshake no ntunge no gukwa ubwo murajya mubaho nyine nk'abadafite umuryango bazafate ko namushimuse cyangwa namwibye ndamufite ibyo birahagije ariko mukuru warazi hehe hano yaza ati ko mubayeho nk'imfubyi kuri yaza yabaza tukaba hari ikibazo dufite ko mubayeho nk'imfubyi mufite imiryango bakubwira ko waba ari uhari ari ukora imirimo yo mu rugo yaza gute uzi ko habaye nka wa muntu ushaka akamenya akaba ari we n'umugore we gusa aribo bimenya bipapa bimama nta handi hantu wavuga ngo ukeneye serivisi nta wundi muntu wabwira ngo nkeneye iki ngiki we ushaka nk'umuntu yagera mu buzima bwiza ubuzima bwahinduka ugasanga umufungo waje nk'umubonye inote akabitaho rwose abana bacu mwe baba nk'ubu ngubu do muri kwihirira ariko udufaranga tuje mama wa Shakira yaza bakumva ati kanaka yagize business yaguze inzu bameze tujye kureba umukazana wacu umuko wacu umwuzukuru wacu turamushaka bindi basanga rwose ngo ku mana yanjye gwikize baraza da inshuti zirizana ariko igifite ibibazo abantu baraguhunga da hano baraguruka ibibazo cyangwa ko nafite ibindi bibazo birenze n'ibyawe n'ibyawe baba batekereza ko umuntu agiye mu bibazo uramukweba batiburiye nampamagara ahita ambwira ati wampaye bibiraho kandi nyamara n'igihe ugasanga baciyeho kandi hari n'igihe utabiteganya ku mwaka mu bibazo ntayafite iyo uhamagaye ntikwita uvuga ati bagiye ugiye kuyiganyira ese Shaki mu nshuti zawe wagiraga wa mugani watubwiye ko wakoraga muri salo ariko wa mugani we nta nshuti ugira ikintu naragitekereje ndavuga nti kwa muganga ko nta muntu w'umukobwa n'umwe wagusuye nta nshuti wigeze ntabwo abana ntabwo mbona mwandikirana abo azagira uwibeshya ze hano ngo aje kugusura ntamubonye uri kwa muganga ngo mbone ngo araje guta utagira inshuti nizere ko nta batazaza rero ahubwo inshuti nzigize ubu ngubu narashatse none zazirihe ko ntazo nabonye
ntabwo zishobora kuba zitari hano ariko zihari ziri haje ngo tubeshye ziri ntabwo ziri hano ariko ziri burayi ntabwo ziri mu Rwanda ngakeka ko ziri hanze se Urabona kuri Facebook bandikirana n'utuntu gusanga Shakira ndagusura mwarabyaye ushaka kwandikirana n'umuntu inshuti yakora naza aje kuguhemba shaka inshuti ngira ariko nyine mfite abantu tuvugana biraho muvugana ibikize niba atari inshuti umuntu muvugana iki niba mutari inshuti nizimuvuga nanjye biranca polisi none si ikibazo muri Sirasi wakoranaga n'abakobwa nta nshuti wagiraga mu kazi duhuriye mu kazi birangiriraho abo twari duhuriye mu kazi nese inshuti mumenyerera he inshuti uyikura wenda vuga uti rero ati ngira nari nifite inshuti z'abahungu gusa ataho nashakiye rero ntabwo byava wabonye nazo nazo njye nta nshuti nimwe agira hatabiba nanjye sinzi iyo ndwara ndayifite nta nshuti nari mfite pe nese ukamva ubayeho reba nanjye tuzashyira tukaba nese n'umugabo ko nta nshuti agira nawe se nazo menya nahakuru menya ko bebe yazifite wowe ariko ntabwo akushaka nukuri njyewe pe kuko nk'ibibazo inshuti z'iki gihe ari kugira inshuti ifite akantu iyo ntako ufite nta nshuti ugira abantu bose nuko baba bashaka amafaranga hari igihe ugira inshuti z'umumaro noneho karabaye umugore aramfanya arangendanye dore gufa nizo zingiri ninde wowe ubona umutsi uri kumva Shaki dore inama rero kuraza gufa rero kagero ko toye gukora uri Shaki ingereka ngo inama itaragakecuru nta muntu iyo wabaye umugore ugomba gushaka inshuti nta inshuti ari ukujya mu magambo ngo gushaka mu inama ajye kuzishaka nese hano ni mubana n'abantu aho mwari mutuye mbere ntimwabanaga n'abantu muri Kigali umuntu abyuka ajya kwanga ntabwo uhura n'abantu ubu icyumweru gishobora gushira uri mu gipangu ukakirwamo wenyine nawe umwemereye kutabaho kubaho nta nshuti none se ajye kugasoze kuzishaka oya Shakira aravuze ngo nta nshuti agira ngo arikagira abantu bavugana wagira ngo hari ahantu bajya gushaka inshuti muri inshuti nyine abo niba inshuti zawe ugomba kugira akabazo tuti nagiye kwa muganga wanjye yanjye yapfa nta nshuti mfite navuga ngo iyi ngiyi yandepana mu kibazo kinini nayo mfite abo basibereye uzuga umuntu utakugira mu kabazo wagira urumva wari umuntu koko telefone kandi ariko niba ntibagukenera byibura hari igihe ntabwo banyenera babona ntacyo wabamarira nyine nuko nari inshuti yabo rero muvugana ibiki kabunge niba ziri mu mutari inshuti muvugana iki yamana yanjye nanjye ubwo byanyu inshuti ningize nigera nukuri rero nabo ngabo basibe muri telefone urumva ntibagukenera ariko umuntu abyare kwa muganga nta musuye mu rugo nta muntu umusuye harware kwa muganga ari cyo ntawe umugezeho sha nese uri kazitunga kandi byaracanze gusa nyine umungubu abanange wenda niyo nagira inshuti z'abasore umusore se yakugemurira n'ubundi umusore ntiyakugemurira bavuga ngo iyo babyaye bakuze nanjye ubungubu ngiye kuzigira bajye banangira n'inama abasore mukomeza kuba inshuti babirangiye nushakira ikibazo kingaragiye gushaka inshuti muzigize mugira inama sinamfashe rero mu buzima ukeneye inama y'iki yo kubaka ako bibi ntabwo ubona ko dukeneye inama iyo nama izaguhekera umwana igufurire Shakira arishakira inama gusa urashaka ko batugira inama y'ukuntu ibintu bizajya byikora mu rugo sibyo nkaba nagiye nawe ukajya kwa muganga inama zigafura zigateka zigahaha zigaheka umwana ibintu bikora inama nyaho ngeze nta nama nkeneye ukeneye iki se nahazo inama si imfasha iki ukeneye iki inama imfasha iki niba ari inama yo kuvuga ati shaka hano hari akazi ngwino jya gushaka akazi aha n'aha bakeneye umukozi jya kugira gute ntawe uzi umuntu kugira ngo inama ngo urabona mwana ajya umwuhagira ibyo nabimenyereye urane bazajya kwa muganga nibo bakitaho koga n'ubundi ntazoga n'ubu kwihanagura n'akantu ese ubu ngiye umuntu ngira inama bigenza gute ukeneye inama y'ukuntu wabona amafaranga wenda yoyo ati byagenda wihoye ubone amafaranga
ubu ni uko ashaka umukozi umuhembe navuze ko inama mbwira nk'inama ukeneye basi shaka tubwire tuyikubwire nona mu bibazo ufite yewe inama yo ku bambwira uko nakira vuba. ndetse umuganga ashinzwe iki Muganga aratinda. hari umuntu ukugira inama byihutisha hagati bangana nyirwaye akaguru kakindya nyibabara. Mama yatubwiye twaramubajije none ngo ushaka gukira ngo vuba ngo arindiriye cyangwa ushaka gura n'umugabo yakira vuba none hari umuntu ufite iyo tekinike hari abantu nyine baba baraciye mu bibazo nk'ibyo waciyemo kuko ati jewe nyine bigenza gutya nibwo kiravuga barusha ubwenge imiti abaganga bakoresha ufite iyo nama rero waze kutubwira inama ntabwo ibaho umuntu ufite ukuntu umuntu wakira vuba akantu k'ukuntu byakira byihuse bitari gutinda umuntu ukira vuba bibaho ngo shakira nibyo ashaka uburyo igisaba kugira inama ukigahita cy'umuntu ikindi ngewe ikintu inama ndi buguhe nuko ugomba gukoresha umugongo neza uwo mugongo wawe bamubujije guhagarara umwanya munini kunama mbona birengaho kunama guterura ibintu biremereye n'ubundi ntabyo yateruraga ndabyiterurira ngo ujye ukoropa mbonye umukozi ubundi nakubonye kuba mbonye umukozi mbonye ikintu nakwishyura umukozi niyo yamba amezi abiri umugore agakira ubundi amezi abiri yaba ameze neza ibintu birakomeye da ariko noneho ni ahantu hose nk'uko abyara sinzi noneho niba uri kuba ngo ni ahantu hose urabibaze nk'umuntu ufite ibibazo noneho mu minsi mikuru abandi bari gutaka nta n'ibibazo bafite noneho mu minsi mikuru ushaka kuri kurangira aribwo twakwishimye uyu mwaka we tugiye kuwusoza turi mu miguruko byo nyine biragaragara twawujyanye umwaka urashize tuzatangira ku itariki ya mbere umwaka 2024 bigomba kuzaba muri mu kwabuki muri mu bihe byiza nyine ibibazo byarashize muri mu byishimo biti igisombe harakirimo inyama musinga ajya kugura akantu hari hepfo kukunywa mumeze neza urugo rurimo ibiryo umukozi ujya guhaha ibinyama hari hepfo n'ibifiriti kuri noheli turya sisinguhaye inama y'ibitekerezo ikorwa mu bikorwa none iyo gukira vuba se izakorwa mu magambo bazakubwira uhita ukira Alexander Kambareke ntahe ariko icyo mbonye nuko nta cyakemutse ibibazo byo biracyahari cyakemutse no kuva kwa muganga gusa nahundi turacyajyayo ubu nibwo bikomeye ubu nibwo bikiri bishyashya mwaturangiye umukozi wa make mwabantu umuntu ufite umukozi wa make cyangwa umuza ahantu nzamutwishyurira se ntabwo abakozi babuze ikibazo reka si abakozi namukubishyurira nk'ukwezi kumwe ntatubeshyira ako si ubu ndabeshya mu myaka mfite yo kujya kubabeshya ubu naba ndi umutindi na buri 10,000 indi utari seriye buri seriye n'ejo naramubonye ngewe ukwezi kumwe 10,000 ntabwo umukozi yabura Numva oye reka nukura abantu hari abantu ngiye mbona abantu bashaka abakozi bagapostinga kuri status ngo munshakire umukozi n'uwimba ngiye mbona babikora nawe twumuntu ufite umukozi ariko adahenze kuri gushakira umukozi hano arakenewe umwana mwiza ari kiri mutoya umwana mwiza n'uwavuga ati ngenda mufite umwana reka mwohereze ufite umwana umukozi ukiri mutoya cyangwa uziguza hano wayo kohereza umwana wo kudufasha ameza biragashira ubuntu wabwerere nawe ugiye kutubeshya akajya arya ninde wanga umwana we ngaze kugufasha kwabaho mugenera kandi Alexander gira ikintu mbwirira Shakira rwose nk'umugore wawe ukunda cyane mwanyuranye muri ibi bikomeye cyane gira amagambo byo kuvuga ngo ndamukunda byo ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ukimukunda ntabwo ari kuvuga ntabwo ibyo ngibyo arabibona mu bikorwa ntabwo ari ukubivuga ku munwa gusa arabibona ko mukunda kuko intambara narwanye nawe yarayibonye sinasinziraga n'ubona ko sinsinzira arabizi rero ibyo kuvuga ngo ndagukunda ntabwo bikivugwa ariko ibyo si bikivugwa ni mu bikorwa ubundi urukundo usigaye urubona mu bikorwa ntabwo ari ukuvuga ku bikorwa rero mama ndimwereke guteze atihangana ubuzima muri mu ejo bundi kari gapfuye dore hano ego ubaha ni ibibazo hasi ni ibibazo mbese ukuntu ameze ni ibikomere gusa mbese sinzi izi nkovu sinzi ni ukujya umuntu areba izi nkovu akibuka byinshi umugabo wawe ashaka ukunda cyane
natwe tuzabana mu bibi no mu byiza. Ibibi byo nyine tubirimo, ibyiza nabyo ni byiza, n'ibiza urumva tuzabaho kurusha. Ntabwo umuntu mwasangira ibibingo ibyiza n'ibiza ngo mutandukane, ntabwo ibyo bijya bipfa kubaho. Ubundi abantu benshi basangira ibyiza, ibibi byaza agacaho, ariko ntabwo abantu basangira ibibingo ibyiza bize ngo bo kubisangira, ubwo se birashoboka? Imana iguha umugisha ratukire. Umugore wawe arashonje, inzara yamwishe, ari kwayura, ashaka igenda ushaka agakoma wumiriye. Ugateka neza agashaka.